ayo mafoto yashyize hanze pasi no kuvuga ngo afite video nje nawe turi gusambana nyine twambaye ubusa wabyumvisha mu kiganiro sari narabyumvisha none reka nkwereke jewe Jennifer yashatse kumfata ku ngufu mu buhe buryo akanabikubwira ati boss buriya ngende umva ari ukuntu twakigenza wari kugira inquiétude mupaka uvuga utese uyu mukobwa nawe yatangiye kunkunda haba nangiye kumwimenyereza mujyana no mu bashuti banje isho bizabyara iki no kuvuga ngo nje ntago nabifataga nko kumwimenyereza ikintu cya mbere yakoze ubwo kuri uwo munsi nabwo yashatse kumfata ku ngufu kuri uwo munsi icya mbere twagiye kwikorera pari wazanye ngo bamutere tatuwaje none uwo mutipe kuko ari iniga yanjye kandi yarabisika ninjye wazanye Jennifer bisiko namukoresha yego umutipe we nyine yanze urumva twagezeyo hakiri kare tipe rayidi kubabwira uburyo umukobwa yashatse kumfata ku ngufu babigira imikino aya niko bimeze ndayavuniyemo n'urufunguzo umuntu uze mu rugi ibyo nabibabwiye yavuniyemo urufunguzo bigenda bite iyo kamera nahise nanarahira ndavuga ngo sinzongera kuyikoresha iyo kamera yamfashije avuga ko nabyo arabivuga ngo yarankijije ngo twahuye ngo ngira ipantaro imwe mana we abantu baba bafite ikoranabuhanga mu gusebanya ipantaro imwe ngo yambonye ngo twahuye ngo mfite ipantaro imwe ndabona disayizanye no mu kiganiro dore ngiyi kamera ngiyi nayizanye ino kamera kugira ngo Jennifer mwereke ko n'urwo rukunda nshinza nta n'urwo sinigeze nanamukunda na rimwe biragoye ko umuntu nanga umuntu nkunda ntamukunda ino kamera ngiye kuyimena nyigira ifu kugira ngo atazagera navuga ngo yaramfashije ngura kamera dore ngiyi sani nanga gasuzuguro sibyo nanga ibintu by'agasuzuguro bakora akazi nk'akanjye tuba dukeneye kubaka first of all icyizere mu bantu tugakora abantu batwizera umuntu niba mpaye projet nkayimuha ku gihe ibi bintu wabyigiyemo iki avuga ngo ni ibintu bitumye wemera guhomba bimwe mu bikoresho byawe ndetse tuzi neza ko bihenda ariko uravuga uti reka mbyiyambure kugira ngo n'umuntu musibe mu mutwe wanjye GASARO TV bam 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 bakunzi ba GASARO TV tubahaye ikaze muherereye mu mpande zose zisimbasuza abari mu Rwanda n'abari muri diaspora no ku migabane yose y'isi mbabwira ngo rero ushaka service z'imodoka wagana Swatasi Limited nakubwira ngo ni kampani nziza ifite imodoka zo gukodesha zo kugura ndetse nkubwira ngo z'ubwoko bwose wifuza cyangwa se wumva ushaka ndabizi neza uzagaruka unshimira ikorera hariya munsi yo mu mujyi munsi ya downtown muri make sibyo mpa ukeneye akamodoka nawe nzakagura vuba ahubwo abo bantu niba bafite imodoka nziza no gukodesha ariko kandi make kandi buri abantu bajya bakodesha tukajyanga imodoka n'izabo nk'umujama agakodesha imodoka agiye nko ku Gisenyi akahita twaramwicana akaba ati niyangiye ngiye yego ku kindi kibuye agakodesha ati ya yindi nuko nyine yagize akabazo iparitse ariko niyi nayo niyanjye uzaze ngo ujyaneyo kabisa umva ku giciro gito imodoka ubona yambera nawe bitaberera nuko bitinda kuza bitinda ko nari ariko imana izabikora nta izabikora umeze gute meze neza ndashima imana kabisa tugiye gutangira rero wibwira abantu badukurikiye okay murakoze mbere na mbere nishimiye ko ku GASARO TV mwanyakiriye ni nko mu rugo hano so ndashimira rero kuba mwaratekereje ko naza tukagirana ikiganiro rero abantu nabibwira nitwa Mupa niryo zina amenyereweho bitewe n'akazi nkora ndi umudirector nkora amavideo amafilme njyamba n'umwacteur sometimes amazina yawe y'ababyeyi so amazina yanjye y'ababyeyi ni Mushimiyimana Pacifique urumva Mupa ni amazina yanjye y'ukuri nahinnye yego umeze gute meze neza rwose urabona ko nkomeye shawuri no gusmilinga kabisa umuntu wese reza wishimye nkunda kwisekera sandi nkunda kwisekera cyane ariko cyane ubuzima ni buguferega ni bugufi udasetse nyine wamwara
ya impamvu rero benshi baraza kwibaza kuki Sandrine yatumiye uyu musore uno munsi. Uyu musore navuga ngo ushize yaraje haje na kumukobwa sorry avuga bimwe kuri uyu musore kandi twebwe twumva impande zombi. Yavuze mu magambo yakoresheje yavuze ko uyu musore gira uti yavuze ibihuha ntabwo uretse gato ndajya mbanze nkura abantu mu rujijo. Yavuze ko uyu musore bahuriye mu kazi ariko akamwaka ikintu bise ruswa y'igitsina akamugira nk'umugore we hanyuma byarangiza akamwirukana. Umusore nawe tugira amahirwe turavugana natwe tumusaba version ye. Nishimiye ko yanaje tubwira ubundi umukobwa yita Jennifer amuzi ndamuvuga mu izina kuko nawe n'ubundi yashatse ko bijya hanze reka rero tubishyire hanze. Ya Jennifer ndamuzi. Muziranye gute rero? Jennifer uburyo nge nawe tuziranyemo twahuye reba muri lockdown ya mbere ya corona igitangira nibwo twahuye. Icyo gihe nari mfite YouTube channel nshaka umukobwa nakoreshaho kuko buriya nge ntabwo njya nkunda kugaragara cyane cyane imbere ya kamera nubwo bibaye ngombwa. Boss yarabitubwiye. Ndi boss nari boss we ariko ntabwo nkiri boss we nyine. Hari ibintu byinshi yankoreye cyangwa se yagiye anyereka nje mbona ko ntabyihanganira biba ngombwa yuko ntagikomezanya nawe mu kazi. Yego. Rero niko kugenda nsebyano hose ngo first of all ngo namwatse ruswa ngo ishingiye ku gitsina ubundi ngo mugira umukozi nkajya nirwa musambanya. Yego. Ibyo ni ibintu yagiye avuga umuhindura ngo nk'umugore reka nkoreshe ahubwo dore ikintu gisekeje uzi ko buriya ningumirwa niwe nzabishinza. Ningumirwa niwe nzabishinza kuko urumva yagiye avuga ngo ndi umugore we ngo nako ngo ni umugore wanjye. Ubu wasanga hari abakobwa benshi nagiye ntereta bakankatira bazi ko mfite umugore. Yego. Kubera ibinyoma by'uriya mukobwa. Kubera iki ese umukobwa yaza kwishyira hanze akavuga ko yatanze ruswa y'igitsina atarayitanze? Icyo ni ikibazo cya mbere. Be yayo nkibaza ese none mwaje gupfa iki kugira ngo mwirukane mu kazi? Buriya yavuze ko wamuhararutswa ati happiness yanjye yarayihaze azana n'abandi bashya kugira ngo bibe happiness zabo. Uriya kuri nge first of all mbona nta happiness namukura ahubwo umenya namukuraho sadness. Kubera ko nukuvuga ngo hari abakobwa b'iki gihe sinzi ukuntu basigaye batekereza sinzi ukuntu basigaye bakora. Uziko mbere ubundi n'umuhungu witereteraga umukobwa ariko kuri ubu byarahindutse. Ubu ni umukobwa witeretera umuhungu. Uriya mukobwa rero twarakoranye ngiye nkumva na akazi n'ubundi kaduhuza ahubwo we atangira nyine gucrashinga. Urumva nkunda urukundo rudasanzwe pe. Atangira gupfira boss. Atangira kunkunda njyewe. Yego. Nyine ariko ari boss reka dukoreshe boss lari irakamama. So yatangiye kunkunda ariko nje ntamukunda. Ngiye kwanza ikintu nashyiraga imbere n'akazi. Buriya y'urukundo n'akazi uri mwatangiye kubivanga nta kintu mwagera umuhora muri ibyo. Rero we yarankundaga nje ntamukunda kugezaho nje naramupushinga nkamwihunza nkashaka ko duhuzwa n'akazi gusa. Yego. Ariko we akagenda abeshya ngo ni umugore wanjye. Ahubwo abakobwa yambujije yatumye wenda ntihurira n'umugore wa nyawe agenda abeshya ngo naramushatse. Urumva rero no kubana mu nzu. Nje mbana nawe mu nzu se mana yanjye reka ntago arabeshya. Arabeshya. Ni ukuvuga ngo impamvu ngende na hano ahanini ni ukunyomoza ibintu yagiye amvuga kuko ntago yabivuze ku Gasaro gusa. Ni ahantu henshi ariko n'abantu baba bashaka kubakira izina ku muntu bitewe n'izina umuntu aba yarubatse n'ibintu buryo abimazemo igihe wakaza gusebya. Hanyuma umwirukana rero mwapfuye iki? Ubundi yari afite imico ya mukobwa rero nkubwire. Nkuko nabivuze nkitangira ntago ngiye nkunda kugaragara imbere ya kamera. Kumva ngo wenda mfite channel ntago ngiye nayikoraho usibye wenda gutuma iraninga nkaza n'abayikoraho. Ariko cyane cyane nkunda gukoresha igitsina gore kuko nibo batwika. Rero ibintu twapfuye ni cyane cyane ahanini ni imico ye. Urabona kwa kundi ufata niba uhaye umuntu akazi kuri channel akagira amahirwe agatangira kugaragara imbere y'abanyarwanda. Hari ukuntu nashyiragaho nimero ze nkazipininga hasi ku kiganiro kugira ngo abe yajya ahura n'abantu bashyashya wenda niba hari n'umuntu ushaka ko tumwamamariza abe yamugeraho byoroshye. Noneho we abafana baragiye baramusaza sasa
twagushyiraho nimero ye ugasanga abasinzi baramuhamagaye bagiye kunywa, hari abamujyanye ku Gisenyi, hari abagiye gute none twanapanga no gushutinga akaza nyine yaraye mu kabari n'amahanga uva ameze nk'agacecuru mu maso, havuga ati se no muntu arajya imbere ya kamera ameze gutya, ngiye nkabona ni ikibazo, nkabona business yanjye iri gupfa. N'ikindi kintu iyo nabyihanganiraga wenda nkavuga ati reka tupfe gukora, wenda arihangana kuko ari ibintu asanzwe bimurimo, reka mpfe gupfusha ino rukwe nubwo yabaye umusinzi bigaragara ariko akore nta kibazo. Mu gihe cyo gukora rero nabwo still babafana buni nibo banje, ubwo nahereye nko kuri beginning, abafana nibo babaye ikibazo ahanini, bajyaga bamuhamagara. None hari igihe nk'abahinde bamuhamagaraga video call kuri WhatsApp, ubwo nanjye nashyize kamera aho ntegereje umuntu ngo dukore, akambwira ati reka mbanze nitaba uyu muntu kuri akaba yamwereka kwa kunda abahinda ngo n'abasite no mu bihe birarubwo yarazi n'igihinde ngo we bakominikana ntazi icyongereza, ngo n'amasite we ijambo yarazi ngo ni nehi, kaya ngo nehi niba yararimenyeye muri filime, ukabona bari kumusaba amavideo yambaye ubusa akayatanga, amabera agashyira hanze, nanjye ubwanjye nkabibona gutya. Ese Sando nawe reka mwibariza, ubaye uri n'umugabo koko washaka umugore umeze gutya, cyangwa se urwo rukunda nshinza njye nawe twagiranye ndi ikigoryi bigeze byo gufata umuntu nkamukunda afite imico nk'iyo? Ntabwo byari gushoboka, ahubwo yitiranyije ibintu. None yaravuze ati hari amavideo mfite turi mu buriri, uriya musore yabanikishije amaguru, atwari boss wanjye afite namumanikishije amaguru. Warabyumvisha ariko nawe wahoze ubimubwira ati noneho isura ye iragaragara nanjye ndagaragara, ati nzemera rimwe nzishyire hanze turi mu busambanyi. Afite video nje, none aramutse ayo mafoto yashyize hanze pasi, no kuvuga ngo afite video nje nawe turi gusambana nyine twambaye ubusa. Wabyumvisha mu kiganiro sari? Narabyumvisha. None reka nkwereke, yego reka nje mbesereye kuri iki kintu. Mfite uburenganzira bwo kuba najya kumurega abaye yashyize ayo mavideo hanze, abaye ahari nshobora kujya kumurega, ariko none ngewe niba yafite koko ayo mafoto nje nayo twambaye ubusa n'ayo mavideo, niba yafite koko azaze ayabahe muyashyire hanze, nta nubwo nzakomplaining. Kandi utangiye ati najya kumurega, nzahita mvuga ati barafashwe nyine. Nakubwiraga mfite ubushobozi bwo kuba najya kumurega n'uburenganzira, ahubwo ngiye kugira ngo nemeze uburyo ki ibyo bintu nta bihari, izo video bavuga n'amafoto, ngewe muhaye freedom ninjya n'ahantu nzajya kumurega mu gihe ayo mavideo yasohotse ntibazumva ikirego cyanjye, azayashyire hanze rwose niba hari pe, ahubwo yatwoherereza twese twirebera. Ngiye nambaye ubusa muri kumwe mu buriri, byongereye ibaze ka nshinza ko namusambanyije ibyo bintu nanabitinya. Nje ndi imanzi ndibaza rero kuba ndi umuhungu w'imanzi umuntu akaza mbeshyira ngo naramusambanyije. Winsetsa mupapa bari winsetsa rwose ati ndi imanzi. Kuri ndi buriya arega sandi hari reka mbamenera ibanga. Umuhungu w'imanzi y'umubonye uramwibwira. Reba utuntu hano ku ngoyi urabona utari imanzi hano tuba twarashishutse kuko Imana hari ukuntu yabiremye iyo ubikoze rimwe ngabanya iyo mitwaho ngaho twikomeye. None se mupa none ngewe ikibazo turi bwibaze benshi bari nabo nibaze, umukobwa ni gute yaza akishyira ku karubanda ati ngewe narasambanyijwe, bigera naho boss wanjye amindura nk'umugore we. Mbese reka mvuge ngo it's serious matter, ni kibazo gikomeye, kiri serious byatari. Tukibaze se uwo mukobwa yakemera kuza kwibeshyira kuri kamera ngo umusore ari boss wanjye yaransambanyije. Nanone reka nkubwire bibaho, hari ikintu wenda mbere yuko nkusubiza icyo kibazo, hari ikintu kibaho muri societe cyane cyane nko mu bantu bakiri bato nk'abasore nkatwe, yaba mu nkumi yaba no mu basore. Hari ikintu ngiye kuvuga kandi kibaho, bijya bibaho ko abantu biyemera bakikina, ibyo twakita kwikina. Nkaba nareba nk'umukobwa mwiza ndi kumwe n'abajama banye nk'abatatu, kiracyana narakiriye, uriya ni umugore wanjye, nuko nahise mwanga, ari kuriya nyine ngiye nkikina nkavuga ati nariye uriya nariye. No mu bakobwa bibaho, umukobwa akaba yabona umusore akabeshya ngo bararyamanye. Bibaho
njyewe uze kumbabarira, njye hari ikintu njya mbwira abantu bakabihakana. Uzi ko uwo Jennifer turi kuvuga hano yagerageje kumfata ku ngufu bikanga. Ibyo se bibaho n'abahungu bafatwa ku ngufu rimwe na rimwe bakuru. Nabyemera umusore w'umwana cyangwa se uri under age. Ariko se umuntu urengeje imyaka 20 bamufata ku ngufu te uriya nabyo ari umusore. Jennifer yashatse kumfata ku ngufu. Mu buhe buryo? Hari nine urumva already twarakoranaga, kandi hari ukuntu njyewe buriya niba dukorana hari ukuntu mu bintu mba ndimo ntakunda kugusigaza inyuma. Tuvuge niba ngiye nk'ahantu nzi ko ndi buhahuriye n'abantu bakomeye nakuraho connection, igihe mfata nk'awa muntu dukorana nkavuga ati reka muhe opportunity aze tujyane kureba abo bantu. Ni muri urwo rwego rero twagiye ku mutipe, ni umutipe utera amatatuwaje, turi buhahureho n'abantu nyine babasani, abantu bagiye bafite amazina baba promota, ari uguciringa nyine tu. So naravuze ati reka mbwire Jennifer ze tujyaneyo. Jennifer ageze none abonye uwo mutipe unakora tatuwaje nabwo arasara, ngo nari narabuze tatuwaje, ngo nari nabuze ahantu nterera tatuwaje. Already tugiye mu kiro, ariko atangiye urumva imyico ahise atangira kihagera, nta muntu n'umwe yari ahazi. Ahise atangira kuko umujamatera tatuwaje urumva twigire guciringa yadutumiye, ntago ari mu kazi, warashaka ko twigirira duhavinga fan gusa. Jennifer ageze atangira gusara ngo arashaka tatuwaje. Tatuwaje ya mbere bamukubiseho ni ukuvuga ngo afite tatuwaje ebyiri. Hari tatuwaje afite hano hejuru y'ibere, hari n'ikindi gitatuwaje cy'ururabyo afite hano ku kuboko. Iyo nayimaje n'ubushize mu kiganiro. Agufite hano ku bumoso. Iyo ku mabere wayibonye uterero. Bakandi barayimuteye mari. Ni ukuvuga ngo muri icyo kirori we yahise acyangiza. Urumva rero mwajyaga mujyana guhavinga fan. Oya, byabaye kuri uwo munsi. Kandi ari umukozi. Oya, umva nkubwire ukuntu byagenze utagiye kunshaka. Ntabwo ari ukugucanga, ni wa mukozi wagiye gusangira na boss mu bashuti bedetse. None urumva wowe niba ufite umukozi ntago wamusohokana nk'ahantu wenda usotse na famille ntago mwamujyana. Ni urugero rwose nkaba najyana n'iwacu n'inshuti zanjye cyangwa se nkaba namujyana, sibyo? Ariko nanone niba wari uzi ko iyo kese yatangiye kuzamo, umukobwa yatangiye kugukunda akanabikubwira ati boss buriya ngende umva ari ukuntu twakigenza, wari kugira inquiétude mupaka uvuga utese uyu mukobwa nawe yatangiye kunkunda, haba nangiye kumwimenyereza mujyana no mu bashuti banjye, ejo bizabyara iki? Ni ukuvuga ngo njye ntago nabifataga nko kumwimenyereza, kuko buriya buri muntu abafite level y'imitekerereze, n'uburyo abana n'abandi, n'uburyo yitwara mu bandi. Ese niba ngeze mu bantu ntazi ndabitwara mu gute? Ese noneho ngaho ibaze yaragize amahirwe ntangiye kumuhuza n'abastari, mujyanye mu bastari we ahise yerekana kamere ye. Ikintu cya mbere yakoze ubwo kuri uwo munsi nabwo yashatse kumfata ku ngufu. Kuri uwo munsi icya mbere twagiye kwikorera pari, wazanye ngo bamutere tatuwaje. Noneho umutipe kuko ari iniga yanjye kandi yarabisika ninjye wazanye Jennifer, bisiko nanamukoresha. Umutipe we nyine yanze, urumva twagezeyo hakiri kare, hari ukuntu mugera nk'ahantu wenda hari bwe nk'ikirori uzi kugiye ku muntu wawe wisanzurayo, kavuga ati reka ngere wenda mbere y'abandi tube twinywera agacupa duciringa biraho. So twagezeyo mbere rero, njye nanagezeyo mbere, Jennifer we yaje ahansanga, yafashe moto arahansanga, naramurangiye kuri phone, arahansanga. Akihagera kuko nari namubwiye information z'ahantu tugiye, avuga ati wa muje mutera tatuwaje n'uyu, kuko nawe afite amatatu, ni nawe ujya untera tatuwaje, buriya mfite tatuwaje. Ati uno muntu agomba kuntera tatuwaje, abigira intambara. Ahita ajya kuri Google yandika mu rurabyo. Ibaze none umuntu ufite na mind yo kuvuga ngo agiye kuri Google ashatse yo tatuwaje, ngarayikunza ahise yishyira atazi n'igisobanuro cyayo. Uwo niwe mugore wanyiyitiriraga. Noneho ibyo byarabaye, bakitatu barayimutera, ndabati naribi hagenda haza abantu, urumva ahantu hari bubi kirori ntago bazira rimwe. Hagenda haza abantu, dukora ikirori nk'ibisanzwe. Ikirori kiba kiratangiye. Ariko nabwo buriya akaba ari umuntu ukunda gusinda. Buriya ngiye buriya nshobora no kuba nicaye nk'ahantu, buriya abantu bose banywa inzoga ntago ariko basinda. Hari abantu bazinywa bari no kuganira akazi, hari abantu bazinywa bari kwibagiza stress z'akazi baba bahuriye nazo.
so rero Jennifer we ni wa muntu w'inzoga kumva yabigize ikirori atangira kubyina ibaza umuntu ahise atangira kubyina hari abantu ntibari bamuzi aho kugira ngo wenda ba approaching agenda akora introduction avuga ati nitwa gutya na gutya ndi mu upcoming ndi gukora ibiganiro ibi nibi kugira ngo nawe ubwe yipromote nje nicyo nashakaga ariko ntago afite ubwo bwenge so rero ibyo byarabaye nyine yakoze ibidega byinshi ntanasubiramo ndagira ngo ngere kuri moment ya nyuma none yashatse kumfata ku ngufu ko byagenze urumva abantu bari bahari benshi bari nk'abashyitsi barigenda ngiye kuko uwo mutipe bita Dakar nyine ni inshuti yanjye nje ntabwo nayo kugenda mbere nyine urumva twasigaye twikorera ikirori nk'ibisanzwe yego n'umukobwa nawe arasigara kuko urumva cyari bibaye ubwo sangahe icyo gihe byari bibaye nka 5:00 z'ijoro ngo hari abantu bakora ikirori ahubwo bakakesha paka mu gitondo umukobwa muri kumwe izo saha twari turi kumwe icyo gihe twari turi kumwe yego noneho abantu bose barataha hasigara njyewe n'uwo watwakire Dakar ubwo twari turi kwa Dakar hasigara n'undi mutipe w'iniganje bita Patrick hasigara n'undi bita Rora hasigaye abajama n'abandi basista nyine bari baraho ariko bo baturiye aho hafi barahasigara yego umukobwa rero barambwiye ati tujye mu cyumba ankuye none ibaze kuba ndi kugana n'abatipe b'inshuti zanjye umukobwa akaza kamwe yanasinze ngo tujye mu cyumba nabo babyumva gutya ngo tujye mu cyumba ndabatese nkawe koko urambwira ngo tujye mu cyumba gukora iki urumva rero yari afite crush yanjye ahora ambwira akankunda ngiye nkamubwira ati man reka dukora akazi ibyo bintu by'inkundo wibimbwira uzi ikintu yakoze ngiye nahise mvuga ati rero ibi bintu bishobora kuvamwa amahane cyangwa bikabyara intambara reka ngiye nitahire ndamubwira ati ngiye kwitahira akiri kubita mu matwi iryo jambo ryo gutaha uzi ikintu yakoze yaragiye afata urufunguzo rwo kuri saro urumva twari turi muri saro afata urufunguzo arakinga ararukubita byatari hari ikintu cy'ikigufuri cyari kiri hasi ararukubita gutya araruvuna avuniramo urufunguzo abantu twese twasigaye muri saro dusigara muri saro avuniramo urufunguzo abishaka nyine we kuko nari mubwenga arashaka ko ngo mubwengo ndashaka gutaha watabishaka avuniramo urufunguzo ibintu mushobora kutazabyemera njyewe reka mpamagara umuntu sibyo wari uhari sibyo reka mpamagara umuntu wari uhari muri icyo kirori kugira ubu nta banga ririmo ubu nta banga byose ugiye kubimena hanze njyewe ntago umuntu yanyicira izina kandi nzi ukuntu kubaka izina muri iki gihugu bigora nganyicira izina ngo nagiye musambanya ngo nduma njyawe ubwo uriya muntu nzamushyiraho ikirego cy'uko ashobora kuba yatumye ngumirwa kuko ubu nshobora ko gutereta umukobwa ati dore wa mugabo wa mukobwa wa mugore sasandi ni ibibazo bya bintu biba bikomeye umva birakomeye cyane ahubwo njyewe uno musore ntago ndi bumubwire ko ndi mu kiganiro ni wa mutipe nakubwiye utera amatatuwaje twari turiho ngiye kumubwira ati hari abantu twari turi kuganira mvuga ibyo Jennifer yankoreye wa munsi banze kubyemera ntago ndi bumubwire ko ari ikiganiro Allo Dakar we bimeze bite Seshe ni mupa muri kuvugana mwana siko wabuze musaza ndahari Shawumva hari abatipe rero twari turi kugaruka kuri za story Jennifer yakoze cyagiye twakoze agapati abatipe rero kubabwira uburyo umukobwa yashatse kumfata ku ngufu babigira imikino niko bimeze yavuniyemo n'urufunguzo umuntu uze mu rugi ibyo nabibabwiye yavuniyemo urufunguzo bigenda bite yavuniyemo urufunguzo aravuga ati ntabwo uri busohokemo hano mpaka umuriye urabyumva sawa mwana nicyo nashaka kumva ntari bro no kuvuga ngo yavuniyemo urufunguzo muri saro yavuniyemo urufunguzo muri saro arambwira ngo twinjire mu cyumba ngo ntago nshobora gusohoka ntaryamanye nawe harya ubwo muntu we ahubwo abasore imana harya hano ni mu murenge wa Kinyinya ajye muzajya mubona nk'umusore amanutse yirukanka abagore nka turuwase bari kumwirukankana
twaragowe dukeneye amasengesho. Abasore b'iki gihe ntago bo bakina tereta, batinya abakobwa bari hanze aha bateye ubwoba. Hari n'undi okay, uwo ni umunsi wa mbere, nukuvuga ngo kugira ngo none uhite mfata umwanzuro wo kuvuga ati no muntu ndamwirukanye birarangiye. Yarabikoze. Hari undi munsi yabinkoze, yashatse kubinkora, hari twari turiremera na none wumve. Nukuvuga ngo icyo gihe yansabye imbabazi nyuma, icyo gihe yaraye no kwa muganga. Yahise arwara, sinzi yaraye kwa muganga Kibagabaga. Barampamagara ngo ari kuvuga ngo ngeyo, kuko hari undi mukobwa wabanaga wamujyanye kwa urukundo, ngo ni bya birwara bita akadege. Ese akadege kuko abakobwa barasaze, ukarwara akadege umujama. Abajama b'iki gihe bo bafokasinze, mind yabo iri ku hantu bakura amafaranga, mind yabo iri ahantu bakubakira ejo hazaza habo. Nta ibintu by'amajipo se ujya mu majipo ugakuramo ikariso. Ni long story. Niyo mpamvu rero naje kunyomoza amakuru yose yagiye amvugaho y'ibinyoma. Urumva nari naranze no kugira comment nteraho. Yakoze amaje gukora, hari n'indi interview yakoze nayo itarasohoka kuri Afrimax, avuga the same shit, avuga uburyo ngo namusambanyaga, ngo namwatse ruswa ngo ishingiye ku gitsina. Ubundi umusore mu bundi ku buryo ntabona umwana mwiza neza. None ko byaba ari ikibazo nimba ibyo koko yaraharabitse, yaramparabitse bihagije, ko byaba ari icyaha gikomeye. Ari igihe nageze ndabati enough is enough. Aho navuze ngo enough is enough, naho maje kubona interview mwashyizeho hano ku Gasaro. Ndavuga ati byanze bikunze niba yarakoze interview ya mbere nkicecekera nkanga kugira icyo nsubiza, agakora indi ya kabiri, none ngiye naragendana mu boro kantu hose. Urumva nyimara kumwirukana ngiye namubwira buriya ngiye nkati umuntu bara kumwirukana se byo bizari bwo yigiza kubwira ati tuzabonana sha. Hari ukuntu mutandukana n'umuntu agasigara guhigira ati nubwo uyu mujama nyirukanye, ariko nyuma ikizakurikira azaba kirebera. Nukuvuga ngo we cyangwa yabikoze ubyiteguye n'ubundi wari ubizi ko bizabaho. Uriya mukobwa nagajya yumva, ushaka no kumwirukana mugaserera mu gitondo akazi wanyu, kandi akaza aseka nkaho nta kibazo cyabaye ijoro ryashize, kandi waraye umukati umbwira ati umva sinkushaka ndakwiyamye mbabarira sinkushaka iruhande rwanjye. Ariko we bugacya ubwo aza kukureba. Urumva ikibazo hano kiri. So Jennifer rero, ariko ngiye hari ikintu nshaka gukora, hari ikintu ndi bukore kandi ngomba kugikora. Numvisha nshinza ngo hari amacono menshi nagiye ngurisha, ngo simuye ku mafaranga. Nukuvuga ngo imikoranire yanjye naho ukuntu yari imeze, twakoraga YouTube. Twari dufite channel. Mwe mufitanye contract? Icyo gihe dutangira nta contract twari dufite. Nukwizerana kuko ngewe ndabizi niba nkoze ikintu umuntu akamfasha nkakibonamo inyungu nawe, kuko yagizemo uruhare muri izo nyungu nabonye. Nawe byanze bikunze abagomba kubonamo inyungu. So rero Jennifer naramubwiye ati mfite YouTube channel. Icyo gihe nubwo yari ikimara kuba monetize, ahubwo ati mfite channel iri monetize ariko ntarabona AdSense. Urumva ntago twari twagatangira kwemererwa kubikuza, kuko ikiba monetize nase mvuga ati reka nshaka umuntu yikorera AdSense izaza byibura agezeho n'amafaranga. AdSense rero agendera bura. Hari ukuntu AdSense buri abantu bakora ibintu bya YouTube channel barabizi, hari igihe ubura AdSense udafite n'ubushobozi bwo kwagura AdSense ku ruhande ngo ujye ubona ayo mafaranga ngo yahembwe. Turastrugglingana, AdSense irabura. Gusa ngiye ikintu nari mfite icyizere ko byanze bikunze tuzayibona. Urumva turi gukora hajya amafaranga ariko tutari bubikuze. Gusa ngiye nari mfite icyizere ko anytime amafaranga azaboneka. Bigera AdSense irabura pe kuri iyo channel. Noneho we yabaga muri ghetto. Niba umuntu ankorera aba muri ghetto, kwishyura inzu kwe ninjye biba bireba. Umukozi wanjye se yariye ninjye byose biba bireba. Ngewe kuko yankoreraga kandi amafaranga atari no kuza, ngiye narastruggling'aga ku ruhande kuko nyine nsanzwe nkora n'amavideo y'indirimbo. Byo ntabwo byamurebaga. Gusa amafaranga nakuraga muri niba nagiye gukora nka video bakama amafaranga ngahe,
narazaga nkavuga ati reka mukubite wenda nka 20 abona icyo kurya cyangwa se mukubite 10 gutyo nyine gutyo tugasaranganya muri duke mbonye mu gihe tugitegereje amafaranga. Nyuma yaje kubura mbona njyewe uwo mutwaro ntazawushobora wo guhora mu dufaranga duke mbonye no kurane natwo nutanga. Mbona solution ya nyuma iyo cana ari ukuyigurisha. Channel yari iri gukura cyane, yari imaje kugira aba subscribers 15,000. Mbanda yigurishije. Mu kuyigurisha none we naramubwiye ati bimeze biturashaka ko ngo amafaranga. Yangaga amafaranga none biriya nshinza ngo sinamuhembaga. Hari n'umunsi namuhembye arabyanga. Ngo yanga icyambere ngo n'urukundo ngo n'umuryango wagashaka ngo dukore ngo twubake. Ngo n'umuryango ngo my husband ati gwiki. Ariko umwana desera kurwara indege. Yarwaye akadege arasara. Ari ukuntu abakobwa benshi basarira abahungu byo bibaho to. Gusa nyuma naje kugurisha iyo cano muha amafaranga ye. Nanjye ngumana yanjye. None ayo mafaranga urumva iyo cano ntago namushatse koze yari umukozi buri azi gukora pe. Azi gukora twakoranye neza urumva niyo cano uburyo yazamukaga imbaraga nyinshi zari izanjye nize dufatanya. None icyo gihe nta nibikoresho nagiraga. Nta kamera njya gukora njya gukodesha buriya ye baba we nta gana harenga buriya Sandrine abantu bakora ibintu bya filmmaking nk'abantu baba cameraman badafite kamera bajya kuzitira stress zo gutira kamera none hari abatipa baba bafite amakamera yabo ukajya kuyimukodesha we ugasanga yanditse amategeko 10 ngo kamera ngo ni nk'uruhinja ukayifarige banizaga kamera bitewe n'uburyo bantongere nkayigendana nk'uruhinja nabona n'umuntu abati atanyambura kamera y'abandi nkiruka wajya mu kazi yagatanya kugwamaganga ngese man gwageze y'amahoro nyine ukumva ni stress za kamera izo rero nashaka kuzikira ngize amahirwe mbonye ahantu nturitse coffee yavuga ati reka ngure kamera nzaba nubaka indi channel ariko nifite kamera yanjye nta stress. Iyo kamera ndayigura ariko urumva amafaranga naguze iyo kamera Jennifer nawe yabigizemo uruhare. Yabigizemo uruhare. Niyo mpamvu uyu munsi ya kamera naguze nayiguze hoya ntayo yampaye. Ndi kuvuga kandi naragurishije channel we nkamwishyura ye nanjye ayo mafaranga kuko nyabonye nkavuga ati nukubera Jennifer. No sikari we wankoreraga. Nyine niwe nagombaga kuvuga ati niwe utumye mbigeraho. For the first day banguze kamera yanjye. Jennifer ya mafaranga aragenda ara spending nyine biri crazy. Sinzi ko yaramaranye n'iminsi 2. Abarayamaze. Urumva? Abarayamaze. Mu kuyamara njye urumva nari nsigaranye duke already naguze kamera, naguzemo micro na micro nari mfite. Noneho aragaruka aranyinginga urumva nari naramwirukanye aranyinginga arambwira ati ibintu by'urukundo narabiretse rwose ubu none dufocusinga ku kazi. Ndongera mfungura indi channel from 0 ariko kuko nari mfite ibikoresho nago byangoye kuyiboostinga. Ndongera mfungura indi channel. None iyo channel yo yaragiye mu hahiti kajya yirwa nukuvuga ngo niba nkizeho nka video ku munsi karebwa nk'ibihumbi 10. Ibihumbi ntago haburagamo nk'abantu 300 bahura na Jennifer bagiye kumugurira inzoga bagiye man umuntu nk'uwo none akita ngo umugore wanjye nabwo akazi karapfa. Hari noneho ubwo nafashe umwanzuro nabati ndamwirukanye noneho sinzongera gukorana nawe ndamwirukanye umva mbibwira Imana ndabati Mana ndamwirukanye ndarahira. Icyo gihe twari tumaze gushutinga twari ibiganiro twari tumaze gukora. Iyo kamera nahise nanarahira ndavuga ngo sinzongera kuyikoresha atazagena navuga ngo yaramfashije ngura kamera. Iyo kamera nari nkibitse iriho n'ibiganiro nukuvuga ngo sinshaka kazagenda avuga ngo yaramfashije ngura kamera. Niyo mpamvu buriya ntago nahise ubundi nari kuza muri interview nitwaje bag. Iyo kamera yamfashije avuga ko nabyo arabivuga ngo yarankijije ngo twahuye ngo ngira ipantaro imwe mana we
abantu baba bafite ikoranabuhanga mu gusebanya ipantaro rimwe ngo yambonye ngo twahuye ngo mfite ipantaro rimwe ndabona disize no mu kiganiro dore ngiyi kamera ngiyi nayizanye ino kamera iyi niyo my first camera niyo naguze ariko nanone nkaba narayiguze ku mbaraga zanjye no kuba narakoze cyane. So iyi kamera rero dore ngiyi nayizanye haracyariho n'ibiganiro urumva nkimara kumwirukana haracyariho n'ibiganiro yego. So ino kamera rero kugira ngo Jennifer mwereke ko n'urwo rukundo nshinza nta n'urwo sinigeze nanamukunda na rimwe. Biragoye ko umuntu nanga umuntu nkunda ntamukunda. Biranavunirega biravuna utamukunda cyangwa se wowe ukamukunda atagukunda byose biravuna. So ino kamera rero ngiye gukora ikintu bita gusiba umuntu nkasiba n'amateka dufitanye. Ndakeka ino kamera ariyo wenda yampuzaga nawe iracyari nzima na footage ziracyariho ariko ngiye no kamera ntago nkikeneye tu kubera icyo utakikeneze kandi ariho footage zawe footage nundi ziriho no ese nundi footage biriho karibye nari naragize nari naranze gushyiraho kuko urumva namwirukanye tumaje no gushutinga nabatse niwe umuntu umwirukanye ubundi ibi footage nabimaze iki dore ino ni lens ni 55 nuguhera kuri 18 kugera kuri 55 abazi ibintu by'ama lens barayiza abantu bashobora kugira ngo ntibikora ni nzima ariko ino kamera ngiye kuyimena nyigira ifu. Urakomeje se ngenda ko mpaye ahubwo gize amahirwe ndabona ahantu turi hari amabuye ngiye guhera kuri lens singiye lens dore ngiye ngiye sane nanga gasuzuguro sibyo nanga ibintu by'agasuzuguro abaza agaciro ka lens baza amafaranga ibihagaze ariko reka none se icyo cyemezo se bira nicyo cyiza buriya oya nibyo buriya ikigaragara cy'ahubwo nawe buriya waramukundaga indi umukundaze ko sinekereza ko niba utaramukundaga bishobora gutuma wangiza ibikoresho byawe niba naramukatiye mu magambo nkamukatira mu buriya gukatira umuntu singukunda nawe akaba abizi kutamukunda uhora unabimubwira ikindi wakora niki ni ukugira ngo ino kamera nayiguze amafaranga yanjye yavuye mu mvune rero twifuza gukora ukayinyera kugira ngo uyimene gutya iyo nyiguha nawe yari kuzakuvuga akavuga ati buriya ku Gasaro bakoresha kamera yavuye mu mitsi yanjye njye hari ikibazo nta kibazo twaba dufitanye ngewe ubwo nawe ntagukunda ubwo we kuvugwa ntacyo bigutwara hari abantu tuba dushaka kubaka amateka muri community tubayemo bitewe n'akazi dukora first of all nk'abantu bakora akazi nk'akanjye tuba dukeneye kubaka first of all icyizere mu bantu tugakora abantu batwizera umuntu niba ampaye projet nkayimuha ku gihe ariko si umuntu azampa projet ye azi ngo ndanambura cyangwa umuntu amakaza azi ngo nambuye umuntu ugenda utsebye ngo nsambanya abakozi banjye ngo ngirute ni ikibazo ni isura mbi nyine abantu baba bashaka kutwambika ariko Imana ntago ibyemera nje ntago nakundaga kujya imbere ya kamera ako nyine nabonye ko ari ngombwa. None se mupa nka ikintu ngiye kwibaza nk'iyi saha muramutse muhuye mwicaye muri babiri wumva wamubwira iki? Duhuye gute mubuye buryo nkuko twicaranye byibuze ukagira kuba wagira ibyo umubwira ijambo namubwira cyangwa se mbahuje uduje mu kiganiro se icyo kiganiro nakizamora n'ubwa mbere nawe ngiye kubeshya nshobora kukubwira ngo ndibuze ukambura kuko mba numva ntashaka no kongera kubonana nawe tu buriya ngiye ukuntu umeze iyo nanze umuntu ubwo nyine mba mwanze noneho nanga umuntu umunsi umwe kuwa kabiri sinanamutekerezeho niba nkwanze kuwa gatanu kuwa gatandatu ubwo ntabwo mutekereze kuko nyine yo nkwanze itansiba n'ibyawe byose memories ibintu byose bimpuza nawe ntambisiba gusa duhuye n'ubundi already n'undi Imana yashatse ko tumenyana n'ubundi twarahuye yego ariko ikintu namubwira ni kimwe namubwira ati ubwenge ufite ntago burakemangwa
kuko buri hari abakobwa muri iki gihe bafite ubwenge bukemangwa. Ibaza umuntu ugera kuri level yo kuba afite ubwenge bukemangwa, ati ubwenge ufite ntibuhagije. Buriya umuntu yagakwiye kuba abaho muri ino si, ikintu ashyira imbere ari ikintu kimuteza imbere, none niyo happiness kaba yaza nyuma as a celebration. Ntago wabanza celebration mbere yuko unagera ku ntsinzi. Abantu benshi rero nibyo bitiranya. Hari n'abakobwa basigaye bajya mu kwabuki batarakora ubukwe, bakabanza ukwabuki. Urumva sigeze Sandri, ibintu byafashe indi ntera pe. Birababaje. Ariko biba byiza kubaho nta kibazo ufitanye n'umuntu, nimba koko yumva Jennifer yarakubabaje cyangwa se yaraguharabitse, ntago mvuze ngo azaze kuri kamera tubwire ngo uriya musore naramubeshyeye, no? Azakwegere. Donc ntago nshaka nyegera, kandi nje ndi kukubwira ngo ntago nshaka ikintu kizongera kumpuza nawe. I'm sorry byagenze kuriya kubera ubuzi ikintu naba ngiye kuba cyo. Ndi wa muntu ugiye kongera guciringana na Jennifer, nkongera nyine nkakorana nawe ama projet, naba ngiye kuba imbwa. Kuko imbwa buriya niyo buri imbwa ishobora guta umwanda inyuma igasubira inyuma ikawurya. Urumva rero ntago none nabonye kiriya kiganiro mwamukoresheje abantu barateye comment ku myambaro yari yambaye, ubwabyo bigaragaza uwo ari we. Nese ubu weho nk'abasore wenda bari kunkurikira bo bakifuza kuba bashaka umugore w'umusinzi wambara kuriya mu ruhame, ntago bishoboka. Ikibazo cya nyuma, ibi bintu wabyigiyemo iki? Avuga ngo ni ibintu bitumye wemera guhomba bimwe mu bikoresho byawe, ndetse tuzi neza ko bihenda, ariko uravuga uti reka mbyiyambure kugira ngo n'umuntu musibe mu mutwe wanjye, giteye ubwoba cyangwa se giteye impungenge. Wabyigiyemo iki rero? Isomo ryo ntago ryabura, isomo kandi rikomeye. Buriya ikintu bita agasuzuguro abantu bumva abantu bavuga ngo agasuzuguro, ariko burya ntago abantu benshi bajya batanga meaning y'agasuzuguro. Kandi buriya agasuzuguro ni ikintu kibi. Agasuzuguro ni ikintu kibi nyine, iyo umuntu agusuzugura cyangwa kumenyera, nabifashe nk'ibintu bibi. Kandi none ntago ari kuri kote yanjye na Jennifer gusa, n'ahantu hose mu gihe uzaba uri gukorana n'umuntu akagusuzugura cyangwa se akagufata uko utari, ibyo bintu ni isomo rikomeye, kubera ko buri umuntu ugusuzugura ntago yakubaha. Ahubwo umuntu kubaha ni umuntu ugomba kuba agutinya. Niyo mpamvu umuntu aba agomba kurema ubwoba mu bantu kugira ngo bamwubahe, kagasuzuguro gacike burundu. Ngewe ubwo ikintu navuga ko nigiyeho ni uguca agasuzuguro mu buzima bwanjye. Nta wundi muntu waza untera isesemi. Buriya uzi ko buriya nshobora no kuburara nkagenda nseka mu manda nambaye neza, nkahura n'abantu nkabasuhuza naburaye, ariko ngewe mbizi ko naburaye, nta wundi muntu ubizi. Hakaba hari private yanjye, kandi iyo privacy ninjye umuntu ugomba kuyiprotecting. Rero niba umukobwa nkuriya, umukobwa noneho wandagaswi aje akagenda avuga ngo naramusambanyije, ngo naramukoresheje, agenda mbeshyira, kandi abantu bose bazi ukuri, nabonye ko ntazongera kwimenyereza abantu. Ubu umuntu utavuga iby'amafaranga rwose nakajya nanampamagara. Wapi? Yaba ari umukobwa, yaba ari inde, umuntu utambwira ibintu byerekeye n'amafaranga, I don't need that call. Aje avuga amafaranga akantwara mu buhe buryo se, akajya kumakaza nagafata ankunda akazana amafaranga nkunda, nawe urabyumva. icyo gihe naba ndi indaya y'umuhungu. Urumva yaba ari kungura, afite amafaranga, nanjye aranshituye. Ariko bijya bibaho, ujya wumva se ngo ibintu byashugama, ariko bashugama mi baracyabaho. Njya mbumva baracyabaho se, reka barabuze. Ubwo nuko bagwaze shugama minga ngurira indi kamera neza cyane, nawe azansuzugure. Mbeho muri ubwo buzima, iherezo ryanjye ryabiriye ryaba ribi cyane. Ukumva ngo umusore ngaba mu nzu ngo ni umugore uyimwishyurira, ikibazo. Umugore akaza aje kugira ngo aryamane nawe. Ndabazi benshi, hari abatipe benshi bambara neza bakajya no mu tubari duhenze,
bameze nk'abantu bagiye gutega. Abatipe benshi nabo basigaye batega, buriya ntago warubizi. Wakambara neza bakajya mu tubari duhenze, habajemo abagore b'abapfakazi bakutsa amenyo ariko bafite amafaranga. Wa mugore akaba yaka-approachinga nk'umusore akamuha amafaranga, akamugurira ibyo atarasanzwe abona, amugura inkweto nziza, ibintu byose akeneye, agahaza kwifuza kwe. Ugasanga umusore birangiye abaye nka sex predator. Urumva nta n'ikibazo. Ni kwihangana ndetse byinshi tunyuramo. Hari ikintu Imana bishaka kutwigisha. Buri ubutaha nyine abakobwa uzajya ubitondera. Rimwe na rimwe abahungu ntago bazi ko igitsina gore wa mugani turi babi. Ariko nari nibagiye kuvuga kandi kantu kambabaje we. Akandi kantu yankoreye kakambabaza. Uzi ko uku nagendaga mukatira gutyo, ashaka ko turyamana ngiye nkamukatira, ageraho akwirakwiza igihuha ngo ndi umutinganya. Nuko nikondera abana mupa. Aha sha. Nkuze koko nubabeshye ibintu kasha. Buriya ngiye nkunda abana cyane, nkunda abana kuko na Yesu yaravuze ngo abana bato bansanga. Aho yarakubeshyeye. Ngiye nkunda abana ntago ndi umutinganya. Uzi ko buriya njya nakagugu hariya ntuye, nkajya kureba niba hari abana bato bavutse nkabareba nkumva ndishimye. Nkunda abana sandi ntago wabyumva. Kadesoze. Ya nongera kubibutsa ngo ushaka kugura imodoka cyangwa se izindi service, gukodesha ndetse no kuba hari izindi service z'amamodoka wifuza, hari SATANI Limited. Nakubwira ngo ufite n'imodoka ukaba wabagana ukayibahereza rwose, ukavuga uti hakiri imodoka nibakodesha, ukajya nawe wishyurwa nk'abandi bakire bose. Umva iyo service atari nziza. Iyo service ahubwo ngenda nkiva hano ndahita njyayo. Ugasanga rwose bashobora no kuba baguha imodoka icyumweru igihe cyose ushaka, n'ukwezi n'amezi 2. Numva iyo service ukaba ufite imodoka yawe ukayibaheza uti ngiye mujye mumenya buri kwezi munyihere. Ndabona abana b'i Kigali bo bazanye zwahama, nzanjye nyikodesha njye kwirebera abo ku Gisenyi. Ya mbabwira ngo ushaka zimwe muri izo service wahamagara kuri SATANI 0787 024513 bakagufasha. Ukaba amafaranga urayariye kwamamaza. Ibintu byabaye umugisha. Oya nese bashaka kwamaye service neza nkabyishimira. Bamwe bafatanya bikorwa. Okay. Ubuse nanjye ubwo niba okay reka naribe. Y'abantu baguhaye service nziza baretse. Nawe niwe gwa neza nzireza kuzabamamariza ukishima, nanjye rero barayimpaye ndumva ndanyuzwe. Nese nzaya gukodesha imodoka nazi no kwitwara cyangwa kugoza. Bagira n'abashoferi. Bagira n'abashoferi. Ya bagira abashoferi ushaka kuyikodesha ukavuga uti ndifuza n'umushoferi. Kandi bijya bibaho ko hari abantu bajya nk'ahantu basohokera nk'ahantu bakanywa wenda bakarenza urugero bagakira nk'umushoferi. Okay. Nitwamagara SATANI kabisa kugira ngo ibintu bigende neza. Tugiye kuzaducoma tugira tumwa gacupa. Nukuri. Rwose ukavuga uti yushomye naye mvuze gushoma. Tubahamagare baze badutware. Mvuze gushoma. Umwe muto cyane baba kugeza uko bafite imodoka nziza pe. Nimvuga nzizo byumve urabizi ko nakisondeka ku buryo ni ya modoka ujyana ahantu bakahita baguha icyubahiro cyane. Nkiriya ngendamo ya SATANI abonye atari nziza. Akiriya modoka ariko noneho iriya ni SATANI Limited. niyo wayikuye sha neza cyane. Sha bafite imodoka nziza pe. Nukuri bafite imodoka nziza. Bafite imodoka nziza ahubwo ikintu kibura bazazane n'indege. Noneho ari abantu muri iki faranga akaba yashaka nko kujya ku Gisenyi agatega akadege. Byose bizaza. Ndagushimiye cyane kandi komeza wihangane. Ndetse abakobwa ujye wabonamo nk'ikindi kintu. Abakobwa noneho ni abakobwa subu nabahi ariko ntago ari bose nanone, ariko abakobwa b'ikigiye mana yanjye hari abatoroshye. Shangiyewe ngiye guhunga. Hari igihe uzajya kubona ubone nko mu Rwanda abasore bashize mu Rwanda barahunze abakobwa bo mu Rwanda bafite ubushyuhe babumva bakumira. Urabeho baye. Ku GASARO TV mwakoze kunyakira. Ndishimye. Ndumva mbohotse pe. Sandi ndumva mbohotse. Nciye amazimwe ibintu navuzweho n'uriya mukobwa ndumva mbohotse kandi mwakoze pe. Ndabashimiye. Wakoze cyane. GASARO TV.